Ibihe byiza nshuti bakunze Burugero TV and Radio Official, amahoro y'Imana kuri mu mwese, reka nizere ko mumeze neza. Hanyuma uyu munsi muri The Gospel Hub dufitiye agaseke k'amakuru aryoshye n'amakuru tuza kugaruka ku nkuru zitandukanye, by'umwihariko turaza kwibanda muri gospel nk'uko mu bisanzwe mubizi ko ari The Gospel Hub, nyine turaguma muri gospel yacu. Turaza kuganira ku nkuru iri kuvugwa inakomeye, ndagira ngo nayo twibandaho uyu munsi. Alex Dusabe wateganyaga gutamira ku nshuro ye ya mbere mu Bubiligi, iby'igitaramo cye birimo birazamo impinduka cyane ku buryo abantu batangiye gucanganyikirwa bibaza si iki gitaramo kizaba cyangwa ntikizaba, ese cyaba kigiye kwicwa n'iki. Kugeza ubu nta muntu n'umwe uzi ibiri kujya mbere, na cyane yuko mu makuru dukesha igihe.com nuko ku nkuru yanditswe na Nsengiyumva Emmy nuko yagerageje no guhamagara Alex Dusabe ngo amenye ibye, ariko Alex Dusabe ntiyagiye icyo bitangariza kuko telefone ntabwo yigeze ayitaba, bityo rero akaba kiri kuvuga ibintu byinshi bitandukanye. Reka tubanze tubabwire ko hari igitaramo cyitwa Umuyoboro 25. Murabizi ko iki gitaramo cyabaye umwaka ushize hano mu kwa 12 ubwo yizizaga imyaka 25 amaze mu muziki. Umuyoboro ni album yiwe yamenyekanye kandi yamamaye cyane, ndetse iza gutuma izina rya Alex Dusabe ryaguka rikura riba rinini. Alex Dusabe ni umwe mu bahanzi dufata hano mu Rwanda nk'abo kubahwa, kuko mu myaka yabayeho yakoze indirimbo nyinshi nziza, ariko cyane cyane album ye yabanje yitwa Umuyoboro niyo yatinze mu bantu. N'uyu munsi twavuga ko twibutse Alex Dusabe twibuka Umuyoboro cyane, kuko niyo album yaje imenagura, reka mvuge ngo imenagura ibihome by'umwanzi, donc isenya aho yari afungiye, reka mbyite gutyo, ituma nyine agaragara, uvuga ngo isenya ibihome byari bimukingirije. Tutazi izina rya Alex Dusabe turamumenya kubera ijambo, kubera album Umuyoboro. Alex Dusabe rero nyuma yaho yamaze igihe acecetse, agasohora indirimbo buke buke, ariko umwaka washize nk'imyaka 3 ishize Alex Dusabe yagarutse ku kibuga kamvuge cya gospel, arakora cyane ibitaramo. Ngira ngo murabizi ko ibyo yakoze hanze by'ubuntu, hari ibyo yakoze byo kwishyuza ibyo mwibukamo yatumiyemo Apollinaire na Prosper ndetse uyu David kuva muri Australia. Igitaramo cyari cyiza cyane, ni nacyo yafunguriyeho nyuma y'igikino adakora ibitaramo, akomeza ibitaramo za Nyamirambo hano mu mujyi, agenda akora ibitaramo bitandukanye kugira ngo akomeze kwegera abakunzi biwe. Gusa icyabaye gikomeye cyangwa se navuga cyagoranye cyane kongera gukora indirimbo ngo zikundwe nk'uko album ya mbere Umuyoboro akunzwe, ibyo biragoye, biracyari urugendo rurerure kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye. Rero Alex Dusabe uko yakomeje gukora umuziki we, yaje kongera mu mwaka ushize arayifata avuga ati ngiye nujuje imyaka 25 muri uyu muziki. Album yitwa Umuyoboro yaramenyekanye, buri tariki 25 nzajya nsohora indirimbo buri kwezi kugeza mu kwa 12 ubwo nzasuzanya n'uwo mwaka soza igitaramo cyanjye cyitwa Umuyoboro 25. Alex Dusabe yateguye igitaramo, ariko icyo gitaramo ibyabaye ngira mwese murabyibuka, habayo kuba agomba kugikorana authentic event, ndetse baranagitegurana. Bigeze hagati igitaramo birahinduka. Byaje guhinduka bite? Byaje guhinduka kuko nyine hari ibyo batumvikanyeho, birananirana guhuza, biranga. Alex Dusabe abivamo, baratandukana. Icyabaye nta wamenya, gusa byaje kurangira Airtel bugiyemo nayo iramufasha. Igitaramo kiraba, cyabaye mu kwa 12 yango itariki muri 10 16 17 aho ngaho. Igitaramo kiraba, umukozi w'Imana rwose ataramana n'abandi bose, abantu baraza. Icyo gihe yari yatumiyemo Lopez ndetse na Bosco Nshuti. Igitaramo kirarangira, nyuma yaho tuza kumenya ko afite igitaramo cyagomba mu Bubiligi. Icyo gitaramo atumiramo René Patrick na Tracy, atumiramo Ben na Chance, atumiramo Elise Bigira. Icyo gitaramo akaba yaragifatanyije n'umuntu na company yitwa Team Production,
iyi kampani ihora itegurana na Mbonyi n'abanyarwanda benshi bamaze gutangira kujya bategurana kuko nibo bakunze gukorana Mbonyi yagiye mu Bubiligi. Harimo n'abandi ubushize bakoranye na Aline Gahongayire na ba Joshua Ishimwe. Hanyuma iki gitaramo rero cyagombaga kuba ku itariki 4 z'ukwa 4 2026. Impamvu vuga gutya ntago tubizi niba kizaba cyangwa kitakibaye. Hanyuma iki gitaramo Alexis Dusabe, amakuru ahari nuko bemeje ko kino gitaramo kigiye kuba, ariko mu by'ukuri ngo atarabona visa. N'uyu munsi ibivugwa tutaremeza nuko visa ishobora kwitaraboneka. Hanyuma iki gitaramo rero cyaje gutegurwa, bemeza ko icyo gitaramo kizaba tariki 4 nkuko nabibabwiye z'ukwa 4 z'ukwa 4 2026. Ugumva hasigaye igihe gito cyane. Hanyuma Team Production ishira hanze poster rwose nziza, murayibona iriho Alexis Dusabe, Ben Chance, Tracy na René Patrick ndetse na Elise. Aba bose nabagombaga gukorana muri iki gitaramo. Yashize iminsi mike tubona Ben na Chance basohoye afishe yanditseho ngo Easter Jubilee Music Gathering. Iyo nayo igaragara ko igitaramo kigomba kuba tariki 5 z'ukwa 4 2026. Mukurikire. Bivuga ngo hari igitaramo cyagomba kuba tariki 4 z'ukwa 4 2026. Hanyuma turagaruka tugasanga hari igitaramo kindi kigomba kuba tariki 5 z'ukwa 4 2026 ahagana he hano muri BK Arena. Ibi bitaramo bibiri ni bitaramo bigaragara ko bihari. Hari igitaramo twababwiye, igitaramo kiri ku itariki 4 z'ukwa 4 2026 i Bruxelles mu Bubiligi. Aha harimo Ben na Chance, René Patrick na Tracy na Elise Bigira ari kumwe na Alexis Dusabe, cyitwa Umuyoboro, cyateguwe na Team Production. Tukongera tukabona ikindi gitaramo cya Ben na Chance, Easter Jubilee Music Gathering, kizaba ku itariki 5 kwezi kwa 4 2026. Bivuze ngo kimwe kizaba ku itariki 4 ikindi kiba ku itariki 5. Ibi ntabwo bishoboka ko Ben na Chance kwa gatandatu bataramira mu Bubiligi, ku cyumweru bakaza Kigali muri BK Arena. Aha, tuve kuri icyo. Turabona ikindi gitaramo cyitwa Zaburi yanjye kizaba mu Bubiligi tariki ya 9 z'ukwa 5. Tukabona n'ikindi kiri ku itariki 16 z'ukwa 6 2026 cya Israel Mbonyi. Mukomeze murebe. Hanyuma tukabona n'iki rero kiri ku itariki 4. Ibi bitaramo ukuyemo icya Ben na Chance gisa nk'igihuza neza n'icya Alexis Dusabe, ariko ibindi byo harimo igihe, harimo amatariki atandukanye. Rero Ben na Chance nkuko tubikesha igihe, Alexis Dusabe kugeza ubu afite igitaramo agomba gukora mu mujyi wa Bruxelles ku itariki 4 Mata. Nta gihindutse, yagomba gufatanya n'abo barimo René Patrick na Gasaro Tracy n'abandi barimo Elise Bigira na Ben na Chance. Ariko kugeza ubu ntabwo turamenya aho biri kwerekeza, kubera ko amakuru ahari kandi yizewe nuko aba Ben na Chance bo bamaze gufata umwanzuro wo gukora mu Rwanda igitaramo cyabo Easter Jubilee Music Gathering. Niba aba bamaze kwemeza itariki 5 nuko bamaze kuva mu gitaramo cyande cya Alexis Dusabe batazakigaragaramo. Ikindi cya kabiri gihari mu makuru twavuze turi gukesha Team Production nuko Ben na Chance Alexis Dusabe kugeza ubu ibye na ya Team Production yagombaga yari yatangiye kumutegurira bisa nk'ibyahindutse, kuko kugeza ubu Team Production ntabwo ikiri kwamamaza kino gitaramo cya Alexis Dusabe, ahubwo yashize imbaraga muri kino gitaramo cyitwa Gifted for His Glory Season 2 in partnership with Zaburi yanjye. No kuvuga ngo ni iyi Gifted ni Elise, noneho bakafatanya na Zaburi yanjye. Ubwo nabangaba ngira ngo Ben na Chance bikazaya mu Bubiligi, murabibona n'amayero azaba ariho. Hanyuma aba bamaze gutegura ibitaramo byabo, kuvuga ngo ni nayo ni Team Production iri kubitegura. Tukagaruka kandi
reka turetse Mbonyi. Niba Ben na Chance bamaze kuvamo kandi Team Production ikaba yatangiye kwamamaza igitaramo kiza ku itariki 9 z'ukwa gatanu, bivuze ngo itariki enye hashobora kuba hamaze kubaho divorce hagati ya Alex Dusabe na Team Production. Tubibutse ko Team Production ni team ikomeye hariya mu Bubiligi. Igitaramo ni gakeya twavuga ko itegura ibitaramo byoroheje kandi ntago bijyana mu nsengero, ibishira ahantu hagutse abantu bakitabira. Birashoboka rero ko hashobora kuza kuvuka amahari hagati ya Alex Dusabe na Ben na Chance nta gihindutse, kuko nubwo turi abarokore ari igihe tugiramo akantu k'uburyarya tukagaragaza ko nta cyabaye ariko cyabaye, kuko ntabwo Ben na Chance bari kujya gusora igitaramo cy'itariki 5 z'ukwa kane babizi ko itariki enye bakagombye kuba ari mu Bubiligi. Oya, ubwo hari cyabaye kugira ngo bahite bitegurira ibyabo bave muri ibi ngibi, kandi wari muri bitegura Team Production. Biranashoboka ko ibyo Alex Dusabe baba baramusabye kugira ngo bazabe bari kumwe muri iki gitaramo cya Umuyoboro 25 birashoboka ko wenda byabuze, kuko kugeza ubu niba Team Production itayi kwamamaza kino gitaramo cya Alex Dusabe isa nk'iyakiretse igafata iki gitaramo cya Ben na Chance na Elise, bivuze ngo hari cyabaye, hari cyahindutse, ariko kugeza ubu amakuru ataremezwa nuko Alex Dusabe ashobora kuba atarigeze atarabona visa. Bino bintu akaba yarabisohoye wenda we yizeye ko visa ishobora kuboneka, kuko kugeza ubu bavuga ko wari wamaze kudepoza n'umugore we, kandi bagomba kujyana n'umugore bakajya mu Bubiligi bakajya gutarama muri kino gitaramo, akamufasha nk'umufasha wenyine bakajyana. Rero haribazwa ese amahari ntashobora kuvuka, amahari ntashobora kuvuka, kuko ibintu nk'ibi ngibe kenshi biragorana kumenya ukuri kwabyo, ariko by'abarokore byo murabizi ko tugiramo akantu ko guhisha. Ariko Alex Dusabe agomba gukora igitaramo mu mujyi wa Bruxelles kwa 4 Mata. Nta birahinduka niturabona ko cyabaye gihinduwe cyangwa kimuriwe ku yindi tariki. Hanyuma abagombaga kuba barimo bose nabo ngabo twababwiye ni Tracy, Patrick, Ben, Chance, Elise bigira. Ariko uva Ben na Chance ntago byo twabakuramo, kuko bamaze kwamamaza, batangiye kwamamaza igitaramo cyabo kizabera muri BK Arena. Hanyuma abenshi uvuga ko imyiteguro y'iki gitaramo ikomeje, ariko Team Production yo irimo kumutegura igitaramo yatangiye kwamamaza. Iyo irimo gutegura kino gitaramo cya Alex Dusabe yamaze kubihindura, yatangiye kwamamaza icya Israel Mbonyi giteganyijwe ku itariki 16 Kamena 2026. Biragoye ko company ishobora gufata ikindi gitaramo itarasoza ikindi. Niba yatangiye kwamamaza igitaramo cya Israel Mbonyi, ni ukuvuga ngo cya Alex Dusabe hashobora kuba hamaze kuba divorce nk'uko nabibabwiye. Team Production kandi yatangiye no kwamamaza igitaramo cya Elise bigira na Ben na Chance giteganyijwe kubera Bruxelles kuwa 9 Gicurasi 2026. Hari amakuru avuga ko nyuma y'uko Alex Dusabe atangaje igitaramo cye ngo yari yambajemo Ben na Chance, aba bahanzi bari bukorane bahise batangaza ikindi gitaramo bafite i Kigali kuwa 5 Mata 2023 muri BK Arena. Mukurikira iki kintu, amakuru avuga ko nyuma y'uko Alex Dusabe atangaje igitaramo cye yari yiyambajemo Ben na Chance, bo nabo bahise bagomba gukorana, bahise batangaza ikindi gitaramo afite i Kigali kuwa 5 Mata 2023 muri BK Arena. Ese tugaruke kuri iyi nkuru gato n'igihe yacyanditse. Birashoboka ko umuntu yasohora afishe undi agahita asohora indi hatabaye kumvikana. Yego, hari igihe bishoboka bananiranye guhuza, bamwe bagahita babihindura, ariko amakosa aba yabayeho ubwo habayemo n'agapinga. Niyo mpamvu mvuga ngo zishobora kubyara amahari, hashobora kuvuka gatotsi hagati y'umubano w'iyi kapo na Alex Dusabe, kubera ko ibi bintu iyo bikozwe gutya haba habayemo igisa nko guhangana. Mumbabare kubivuga gutya, abarokore tugira ukuntu tugira uburyarya tukagereza kuvuga dusasira, ariko hano hashobora kuvuka ikibazo kandi kikakomeza kuba muri twebwe nk'abarokore, ariko kirahari. None se cyakemurwa gute? Nigeze kuvuga ko ngo ntari hakeneye kuba hari urwego runaka
rufasha bano bahanzi kujya rukontorora ibitaramo byabo kugira ngo habeho umutuzo no guhuza. Ariko nanone umuntu wese afite uburenganzira bwo gutegura igitaramo igihe ashakiye, naho ashakiye, n'amasaha ashakiye, n'amatariki ashakiye. Ibi rero ntabwo twabijyamo impaka, ariko reka mbibutse ikintu kimwe. Niba Alexis Dusabe yari yamaze gutangaza igitaramo cye, wenda reka tuvuge ko ashobora kuba yarabikoze atabamenyesheje. Bijya bibaho bano bahanzi bakora amakosa, wenda yarabiganije gusa bakisanga kuri afishe. Hashobora kuba habayeho kumvikana bakaganira, ariko hakaba ibyo batemeranywaho, undi agahita yihutira gushyira kuri afishe ariko batarasoza ibyo bagomba kuvugana. Ntabwo ibi nahita mbishyira icyaha kuri Ben na Chance, nta nubwo nakora amakosa kuri Alexis Dusabe ngo mbimwemeze, kuko ntabwo turamenya mu by'ukuri cyabiteye kugira ngo Alexis Dusabe atangaze ko azabana na Ben na Chance. Nibucya nabo bahite basohora afishe bagaragaza ko bafite igitaramo i Kigali, aho kugira ngo wowe nabo bagaragaze ko bazaba ari Bruxelles. Ikindi, iyo urebye kuri Instagram ya Ben na Chance, iki gitaramo cya Alexis Dusabe sinzi niba barigeze banacyamamazaho kuri Instagram yabo. Iyo urebye neza kuri Instagram yabo usanga ntacyo bigeze bashyiraho. Bivuze ngo ntago bari bahari, ntibari barimo rwose. Urebye ibitaramo byabo bagaragaje mu Burayi bafite, ni nabyo birimo biravanga cyane. Ben na Chance sinzi impamvu, hari ibintu byinshi turi kubona bitandukanye, ibyo bamamaza ukwabo n'ibindi. Ibi rero turabifata tuvuge ngo niba Ben na Chance hari afishe baheruka gushyira hanze yari iriho amatariki yo mu Burayi. Bavuga ko itariki 18 na 19 z'ukwa kane bazaba bari mu Budage, nk'uko nayo mbivuze, 25 muri Norvege, tariki 2 z'ukwa gatanu i Bruxelles, 8 mu Buholandi. Ariko twibuke ko tubonye indi afishe nayo iri ku itariki 9 Team Production yamaze gushyira hanze, izaba hagati ya Ben na Chance na Elise. Ibi bintu bigasa nkaho ariko kuri Ben na Chance bakaba nta hantu namwe bamamaje igitaramo cya Alexis Dusabe. Ese ni ikibazo ni Ben na Chance? Ikibazo ni Alexis Dusabe? Ninde ushobora kuba abaye imbarutso y'ikibazo hagati yabo bombi? Ninde? Twavuze ngo nta numwe ntabwo turi bwemeza amakuru tudafite, ariko uko biri kose hagati yabo hari umwe utumye undi atagaragara, cyangwa se ibintu bitagenda neza. Rero zishobora kubyara amahari nk'uko twabibabwiye, kubera ko aha buri wese naguha ubusobanuro bwe uraza gusanga niwaramuka ugize amahirwe ukabaganiza aho dukurikiye, ushobora gusanga havutse ikibazo twe tutari kubona neza ariko kirahari. Kuki Alexis Dusabe yamamaje igitaramo ko azaba ari kumwe n'aba bantu, hanyuma aba bantu bo ntibagaragaze iyo afishe ko bari tayari kwitaba icyo gitaramo, ahubwo bo bagahita bashyiraho icyabo kigaragaza ko bafite igitaramo muri BK Arena ku itariki 5, mu gihe Alexis Dusabe gifite tariki 4 z'ukwa kane. Aba nabo bati tariki 5 z'ukwa kane natwe tuzaba turi muri BK Arena. Ninde ufite ikosa hagati muri abo? Nuwapostinze mbere tariki 4 z'ukwa kane, nuwapostinze nyuma? Ni ubwumvikane buke bwabaye, ariko ntihabaho kuganira kugira ngo byibuze bamwe bagaragaze ko ibintu byahindutse. Kuko kugeza ubu ngubu kuri Team Production turabona ko nyine ari Elise nabo bazakorana igitaramo. Hari ikibazo rero cyaba kibayeho, bijya bibaho mu bahanzi, nubwo bakunda kubika ibanga cyane, ibanga ry'abarokore nyine, ariko still mu mitima yabo babihari. Uganire nabo bakaganira inshuti zabo, bashobora kuvuga wenda amakosa ya Alexis Dusabe nawe ashobora kubwira amakosa ya Ben na Chance. Ibi ntabwo twatinya kubivuga kuko abantu bakunda gutinya kuvuga ibintu nk'ibi ngo batiteranya, ariko njye ku giti cyanjye nta makosa mbona yo kubiganira, kuko abantu tuba dukwiye kubakura mu rungabangabo tukamenya ngo niki gitumye Alexis Dusabe na Ben na Chance badakorana igitaramo mu Bubiligi, bamwe bagafata gukora ukwabo n'abandi bagakora ukwabo, na Alexis Dusabe akaguma ukwe. Ikindi cya kabiri nk'uko twari tumaze kwibona ku makuru dukesha Igihe, nuko
Team Production ko twabivuze ko yatangiye kwamamaza igitaramo cya Ben na Chance na Elise Bigira. Hari amakuru avuga ko nyine ibi byose byabaye byajemo akavuyo nyine kuko habayeho ko basohoye afishe y'itariki enye Alex na Ben na Chance basohoye yo ku tariki 5 bijyanye n'uko rero ibitaramo byari bigonganye kandi abari bateguye igitaramo cya Alex Dusabe ngo bifuzaga kubona Ben na Chance. Hari amakuru yuko rero basabye umuhanzi kwigiza inyuma igitaramo cye ntibabyumvikana bituma imirimo yo kugitegura isa nihagaze. Igisubizo ntitukibonye bijyanye n'uko ibitaramo byari bigonganye, kuvuga ngo amatariki yaragonganye. Alex Dusabe yasohoye ku itariki 4 z'ukwa 4 mu Bubiligi, Ben na Chance basohora itariki 5 z'ukwa 4 hano mu Rwanda. Hanyuma Team Production yagomba gutegura iki gitaramo ivugana Alex Dusabe bamusaba ko yahindura kuko bifuza ko Ben na Chance mu gitaramo kibaba bahari. Hanyuma uyu muhanzi we yumva bidashoboka kugiza inyuma igitaramo cye, kumvikana birananirana, bituma rero imirimo yo kugitegura isa n'ihita ihagarara. Ahubwo Team Production ikomeza gutegura none icya Ben na Chance hamwe na Elise Bigira. Bisobanuye ngo nubwo Elise ari mu cya gitaramo cya Alex byarangiye, none Elise agumanye na Ben na Chance bagishyira ku itariki 9. Alex Dusabe ikinyamakuru igihe cyageraje kumuvugisha n'ibyamukunda, ariko ikigaragara cyo birashoboka ko yaba yahinduye abamutegurira kuko Team Production bisa naho ihugiye mu bindi. Ni ukuvuga ngo aka kanya birashoboka ko Alex Dusabe ashobora kuba yamaze gushaka abandi bantu bagomba kugitegurana. Gusa hari andi makuru tutemeza avuga ko Alex Dusabe yaba atarabona visa, ariko kandi ntabwo twemeza ko yaba yaratumye ibi bintu bihindagurika gutya, ahubwo Alex Dusabe ubwo nawe yabonye, reka tubivuge gutya ko ntabwo twabyemeza. Birashoboka ko Alex Dusabe yabifashe nka gusuzugurwa, niba bateguye ibintu mu gace abandi bagahita bategura ibindi Kigali, uwashaka umushoramari reka mwite gutyo akahita avuga ati oya ibi ntabwo ngewe nabishyigikira, twebwe dushaka Ben na Chance. Bivuga ngo ntabwo Alex Dusabe ari wowe barebaga cyane, bireberaga Ben na Chance. Ubwo icyabaye nyine byahise bipfa kandi gupfa kwabyo biraza gutuma hashobora kutavuka umwuka mwiza hagati ya Alex Dusabe na Ben na Chance. Mureke tujye tubwizanya ukuri, umwuka ushobora kutaba mwiza hagati yabo kubera ko ibyabaye. Niba Team Production yaretse kuba yategura igitaramo cya Alex Dusabe nk'uko ikinyamakuru igihe kibitubwira, kubera ko Ben na Chance batakigaragaye baza bari Kigali, Alex Dusabe byange bikunde nawe ntago byamushimisha kuba bari babizi ko yateguye ku itariki 4 bagahita bashyira igitaramo kuri BK Arena, hanyuma bikarangira nanone n'uwabafasha gutegura yisubiye kugira ngo ategeke Alex Dusabe kwigiza inyuma itariki kugira ngo Ben na Chance bazabajemo. Ahari se ibiganiro se ntibyabaye? Reka tubyibaza. Niba ibiganiro bitarabaye haba harabayemo bwa bupagani, kuko ntabwo ari byiza biramutse binagenze gutya. Bakeneye ku biganiro bituma abantu bakomeza gukorera hamwe no guhuza, kuko uyu n'umurimo wa data. Mu byo twibagiza nubwo hano haba harimo amafaranga no gushakisha ko umuntu akora igitaramo kunguka, ariko haba harimo n'ubumana. Tuba dukorera Imana, abantu bagomba kuganira, baba bagomba gushyira hamwe, bagomba gushyigikirana. Reka twizere rero ko wenda niba harabayeho n'agatotsi, niba zabyaye amahari, niba koko harabaye uwo mwuka mubi wamaze kuzamo, reka twizere ko abantu bazicara bakaganira. N'abadukurikiye bakunda muzika wa gospel, nimuranga mumenye ko ibyo bintu byabayeho, muzicare mwunga abantu, kuko ibi ntago biba bikwiye. Ariko ahantu hari abantu ntihabura uruntu, turaba Kristo, ariko no kuba hari ibintu abantu batahuza nabyo bibaho. Ntabwo ari ibi byonyine tubonye bishoboka ko umuntu ahindura akava no kuri afisha akavuga ati twe ntabwo duhaye dufite ibyacu, kandi amatariki burya asa nkayegeranye. Niba iki gitaramo cya Brussels kiri itariki 4, hanyuma itariki ya 5 BK Arena, birumvikana ko habaye ikintu gisa nkaho habaye kunanizanya.
habaye kunanizanya. Reka tubitege amaso turebe Alexis Dusabe koko visa niba yarayibonye, ubwo araza kugenda, wenda ubwo niba yarabonye abandi bamutegura turaza kubimenya byose. Gusa iminsi iri kugenda, ariko tubibutse hari ikindi kintu umuntu akomeza kwibaza, no kuri Authentique Alexis Dusabe yateguye igitaramo cyabaye mu kwa 12, naho ku munota wa nyuma tubona birahindutse ngo Authentique imaze gutandukana na Alexis Dusabe. Ese ikibazo cyabara Alexis Dusabe cyangwa cyabara abamufasha gutegura? Kuki buri gihe abamutegurira ubwo ibi bibaye inshuro ya kabiri? Kuki bikunze kuba abamutegura bagahita bikura mu gitaramo bakitandukanya nawe? Ibyo nabyo nta tangazo rihari rifatika Team Production irashyira hanze, ariko reka tubibutse ko na Authentique yo yatangaje, yashizeho itangazo avuga ati ntago tukiri gufatanya na Alexis Dusabe, twamaze gutandukana, turamenyesha ko ibintu bimeze gutya na gutya. Team Production, namwe niba muri abantu bari professionnel koko, niba mwaramaze gutandukana, twakeneye kubona itangazo ryanyu. Nimushyira hanze itangazo abantu bamenye ko mutagira gukorana, kandi muvuga impamvu. Alexis Dusabe, niba koko ibyo bintu bitagishoboka, nimushyire hanze itangazo. Ibi bintu byo muri muziki wa gospel bikomeje kwivanga. Abantu nimube abanyakuri, mushyire ibintu hanze, nimukajye mutinya, kuko nibyo bituma abantu hacika amazimwe. Hano hanze hari amakuru aba hari ibihuha, abantu babeshyera abandi, abantu bahimba ibindi, ariko reka duca amazimwe abantu bamenye ukuri, abantu bige kuvuga ibintu bihari, n'itangazamakuru mujye muri amakuru ya updating. Uyu munsi turi kwinjira mu kwezi kwa gatatu, dusigaje iminsi mike barika ku ntoki, ariko se koko hagiye kubiki? Igitaramo cya BK Arena ntago turamenya igikurikiraho, gusa turabizi ko kiri ku itariki 5 mu Bubiligi. Turabizi ko kuri affiche Ben na Chance baracyariho, naho kizaba ku itariki 4. Alexis Dusabe dukure mu rujijo, Ben na Chance dukure mu rujijo, Team Production mu dukure mu hamwe muri bo, ariko ahanini Alexis Dusabe ni ukwiye kudukura mu rujijo na Team Production. Ubwo bufatanye, iyo mikoranire niba yahagaze abantu babimenye. Icyo gitaramo niba kigihari, abari mu Bubiligi bakomeze bakitegure, niba kitagihari abantu banabimenye, niba cyasubitswe abantu banabimenye. Alexis akora iryo tangazo. Team Production namwe cyangwa mwebwe namwe muvugane, basohora itangazo. Uko biri kose itangazo niko rigomba gusohoka. Team Production ikavuga ko yahagaritse imikoranire nawe ukamenyesha abantu ko nubwo mwatandukanye igitaramo gikomeje. Ibintu bya kinyamwuga, umuziki wa gospel acyabikeneye ko bibaho. Rero dusoza, reka tuvuge bintu impamvu tuba dutangaje amakuru gutya. Hari ibintu biba bimeze nk'ibiri mu bwihisho, abantu badashaka kuvuga. Nimureke twerure tuvugisha ukuri. Ibi bintu ntago byagagombye gukomeza kuba mu rujijo. Muri abanyamwuga nubwo muri abarokore, ariko ni ibintu bya kinyamwuga biba bikenewe. Ntago igihe nayo ubwaye amakuru yaduhaye, urabona ko Alexis Dusabe ntago ari kugaragara ngo atange amakuru y'ukuri. Ben na Chance bo bamaze kutwereka uruhande barimo, no ku itariki 5 bafite igitaramo cyabo, sibyo? Ahasigaye reka dutegereze. Alexis Dusabe tubwire, igitaramo kiracyahari, abantu bari mu Bubiligi bakomeza bakwitegure. Tracy na René Patrick muracyari kumwe, Elise muracyari kumwe, abo bo baracyahari, basi ko Ben Chance twabonye badahari. Hanyuma ikindi, niba gospel ari gospel koko ari ubutumwa bwiza bwa Kristo, ahagiye havutse umwuka utari mwiza, abantu mujye mwicara mugane wakoshereje undi bikemuke, kuko nabonye hari ikintu kimwe gikunze kutubaho kitari cyiza, gisa nkaho ari ukuryaryana kandi habaye amakosa. Ariko igihari twasaba abadukurikiye aka kanya, mureke dushyigikira abahanzi bacu. Nibyo abari mu Bubiligi, Alexis Dusabe n'ibitariki ihari, muzagende mushyigikire BK Arena. Abanyarwanda natwe twese aho turi muri Kigali, natwe tuzagende dushyigikira abavandimwe. Iyi kapo dukunda kandi igira indirimbo nziza, nta banga ririmo. Na Alexis Dusabe umurejande ufite indirimbo nziza guhera kuri album Umuyoboro, nawe ashyigikirwa. Gusa akeneye ayo reka mvuga ngo ni press release, muha abanyamakuru batambutsa amakuru y'ukuri yuzuye. Igihe kirimo kiragenda kwa Alexis Dusabe, mu gihe abandi nabo bakomeje kwitegura ibyabo. Team Production nayo ntabwo igaragaza niba yabihagaritse, ariko ibimenyetso itanga igaragaza ko yabihagaritse, ariko ntigeze itohora itangazo. Kora kinyamwuga, dore wa Iburayi, company yawe Team Production ibi Burayi, kora kinyamwuga ugaragaze nk'uko Authentic Event yabikoze. Reka tubashimira abari badukurikiye, turabakunda. Amahoro Imana akomeze kubana namwe nakagaruka. Mwibutse gukora subscribe kuri YouTube yacu, ikiganiro ni The Gospel Hub. Turi kumwe, Imana ibarinde.